Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mumeze mute, ndizera ko mumeze neza cyane, ndizera ko umwaka mwawutangiye neza cyane n'imigambi mishya ndetse rwose ubu bikorwa birimbanyije bigeze kure by'iterambere. Aha rero buri gihe tubabera hano kugira tubasobanurire inzozi. Iki ni ikiganiro rero ubusobanuro bw'inzozi mutegurirwa na Princess TV mukakigezwaho nanjye Selena Rose, ku buhanga bw'ibyuma nkaba ndi kumwe na John Biz. Aha uyu munsi rero ngiye kukubwira ku nzozi zitandukanye mwagiye murota mudusaba ubusobanuro bwazo. Rero Princess TV nkuko isanzwe hababera yagiye bakusanyiriza ubusobanuro bw'inzozi mwagiye murota. Uyu yaravuze ati ngo yarose azengurutswe n'abantu benshi. Kurota uzengurutswe n'abantu benshi rero ntujye kure, mu kanya ndaza kuguha ubusobanuro bwabyo. Ndaravuga ati yarose yapfuye. Undi yarose ngo ashyikirizwa ubutumwa bumutunguye. Aha turakomeza n'undi rero yaravuze ngo yarose azamuka umusozi ndetse ari kumwe n'inshuti ye, gusa ngo imbwa iza kumuruma uwo mushuti we. Ndakomeza rero nawe wambwiye uti ngo yarose inzuki zamuriye. Nawe rero warose inzuki zakuriye ntujye kure kugira ngo usobanukirwe n'inzozi warose. Inzozi warose hari igihe aba ari amayerekwa yawe, aba ari ibyo ugiye kwinjiramo. Niyo mpamvu uba ugomba kumenya ngo ibintu narose bisobanuye iki kugira ngo umenye uko witwara mu buzima bwawe. Reka rero mpere kuri uyu nguyu bamwita Daniel. Daniel yaravuze ati narose nzengurutswe n'abantu benshi ariko ngo arota afite ubwoba bw'abo bantu. Daniel rero mu buzima bwawe busanzwe, mu mibereho yawe, ushobora kuba uri ikigwari, ushobora kuba ugira ubwoba bwo gukora ikintu, hari impano ikurimo udashaka kugaragaza, cyangwa se wenda ugira ubwoba bwo kwafatirwa mu cyaha runaka ukaba wacibwa urubanza. N'urugero naguhaga, Jesse ni ubugwari buri muri wowe bwo gutinya ngo iki kitambaho. Ugomba kwisuzuma neza, hari igihe aba ari inzozi zigucira amarenga zikubwira ngo hindura, ntabwo ibi ari byo ku buzima bwawe. Ushaka kurota nanone rero uzengurutswe n'abantu ukabona biragushimishije, ukabona ni byiza, ukabona utewe ishema nabyo. Ibyo biba bivuga ko akazi wakoze karagushimishije ndetse ufite ishema muri abo bantu, urabyishimiye ko ibyo wagerageje gukora wabigezeho. Ni byiza cyane rero kubona warota ufite ishema muri abo bantu, ubuntu bishimiye ko baba bagukikije. Reka nkomeze rero n'uyu nguyu ndabona yitwa Wamurera. Wamurera ngo yarose yapfuye. Kurota wapfuye rero ntabwo bivuze ko ugiye gupfa cyangwa se hari ikintu cy'urupfu kiri ku buzima bwawe. Bivuga ko ibintu wakoraga cyangwa imirimo wakoraga ibigiye kugira iherezo ndetse ugahita utangira indi mishyashya. Ni ukuvuga ngo ibyo wakoze iherezo rirageze, ahubwo ugiye kwinjira mu bindi bishyashya. Aha Bonheur yaravuze ngo yarose ashyikirizwa ubutumwa bumutunguye. N'urota rero bagushyikiriza ubutumwa bugutunguye, ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe hari umuntu uba ukumbuye, wumva wifuza kubona buri munsi ugahora umutekerezaho. Aha reka nkomeze rero na Irankunda. Irankunda yaratubwiye ngo yarose azamuka umusozi ndetse azamukana n'inshuti ye, gusa ngo bageze hejuru imbwa zarabakurikiye. Imbwa zibakurikiye rero Irankunda we yagerageje kuzikubita agira ngo zibajye kure, ariko inshuti ye akabona yo irazishimiye ndetse irimo irazikinisha, gusa ngo imbwa imwe yaje kuruma wa mushuti we, gusa bakomeza urugendo ariko yamurumyeho. Ibi bisobanura iki rero? Aha Irankunda rero kuba warabonye inshuti yawe imbwa iyirumaho ukabona irimo irayikinisha, ni ukuvuga ngo ni umwuka w'ubusambanyi uri ku buzima bw'iyo nshuti yawe. Kuba warabonye rero uhangana n'izo mbwa wowe, bivuga ngo ni ibigeragezo bikuganisha muri ibyo bintu warwanya nabyo ariko urabitsinda, ariko iyo nshuti yawe bigaragara ko uwo mwuka uri ku buzima bwayo. Aha reka nkomeze rero na Rodrigue. Rodrigue yaratubwiye ati narose inzuki zimereye nabi zirimo kumurya. Inzuki rero ntabwo bisobanura ikintu cyiza. Inzuki bisobanura ko ari ibigeragezo by'amagambo kuvugwaho atari meza ndetse rimwe na rimwe anakomeretsa. Ni ukuvuga rero nubona urose inzuki ujye usenga cyane, Imana ikunyuze muri ibi bigeragezo neza. Reka ngushimire rero wowe wakurikiranye kino kiganiro ubusobanuro bw'inzozi, nkubwira ngo nakagaruka turi kumwe. Imana ikomeze kubarinda.